Bana banjye rero nabahamagaye kugira ngo tuganire. Ubushize naganiriye na kakuzukuru kanjye kambaza uko tuvukana, kandi murabona ndagenda mvamo iminsi iri kugenda isiga, kandi bakuru baravuze ngo utaganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Ndagira ngo mbabwire ibijyanye n'amasano kugira ngo namwe muzabiganirize bari abuzukuru banjye n'abandi bazabakomokaho. Rero ubushize kakuzukuru kanjye nakaganirije amasano ya bugufi. Ubu rero ndagira ngo mwebwe kuko muciye akenge, mumaze gukura, mumaze kubaka ingo, mbabwire amasano yo mu bwoko bubiri. Igice cya mbere ni amasano ya kure kuziguye, ikindi ni amasano ya kure kutaziguye. Duhereye rero ku masano ya kure kuziguye harimo muramu. Ni ukuvuga ngo muramu wawe ngendeye kuri wowe ni musaza w'umugore wawe. Musaza w'umugore wawe ni muramu wawe. Iyo nyito rero ikoreshwa ku bitsina byombi, ku gitsina gabo n'igitsina gore. Rero ni ukuvuga ngo iryo sano riragenda naryo rikagera kwa base wabo w'umugore wawe. Abana base wabo w'umugore wawe nabo baba ari baramu bawe. Mwaryumvise iryo sano? Ni ukuvuga ngo rero tuvuye aho ngaho turajya kuri muramukazi. Muramukazi ndatangira urugero kuri wowe. Muramukazi ikoreshwa ku gitsina gore gusa. Ni umugore uvindimwe n'umugabo wawe. Ni ukuvuga ngo umugore uvindimwe n'umugabo wawe ni muramukazi wawe. Iyo nyito igakoreshwa ku gitsina gore gusa. Iryo sano riragenda rikagera no kuri base wabo w'umugabo wawe. Ngire ngo naryo muraryumvise. Irindi sano ririmo ni babyara banyu. Babyara banyu rero kuba umubyara wanyu ni umukobwa cyangwa se umuhungu uvuka kwa nyogosenge cyangwa se kwa nyokorome. Uwo nguwo ni mubyara wanyu. Iryo sano riragenda rikagera no kubisanira byo kwa nyokorome cyangwa se kwa nyogosenge. Bana banjye muri kumva? Ayo masano muyazirikane. Ayo masano atatu mbabwiye niyo masano ya kure kuziguye. Mwabyumvise?